n'umwe mu bagabo bakomeye cyane bijyanye no kuba abazi bya sinema abazi filime yitwa The Chosen akaba rero inari filime cyane cyane igaruka ku buzima bwa Yesu Kristo cyane cyane binyuze ku bantu bamwemera uko bamwizera na bya bintu byose tuzi muri Bibiliya yakoze byose bigaragara muri ino filime bikaza cyane cyane ku buzima bwite bw'uwitwa Maria Magdalena. Uyu nguyu muramuze muri filime cyane cyane mu nkuru ya Bibiliya hari witwa Simon Peter muri ba Matayo aho ndi wasoreshaga harimo ba Nikodemu igaragaza ubuzima bwabo ndetse n'ukuntu bwahinduwe nyuma yo guhura na Yesu. Yego rero ifite amaseri atandukanye ndetse yose agaragazamo n'ukuntu umwana w'umuntu yagambaniye ndetse akanabamba umwana w'Imana Yesu Kristo kubw'ibyaha byacu kugira ngo twebwe ducungurwe. Rero na filime inagaragaza ifite seri enye cyangwa se ibyiciro bine bigaragaza ukuntu Yesu yakomeje kwitwararika ukuntu yatigeze yiyandurisha ikintu icyo ari cyo cyose muri ibyo bihe byose yanyuzemo yaba akiri umwami abantu bamusenga akora ibitangaza n'ahandi ageze ku musaraba hose atigeze ahinduka. Rero uyu mugabo byatumye abantu igikundiro kizamuka kirikuba cyane ndetse no kuza i Kigali ngo abamwakiye basabye yuko bitagomba kumenyekana. Rero ntagira ngo baramuhemukiye ahubwo ni tekinoloji nuko byagenze. Umuntu yari yahageze yifatiraga n'agatelefone afata video yerekana. Rero uyu mugabo ari hari ku kibuga cy'indege ikibuga mpuzamahanga cya Kigali hari ya Kanombe akaba rero agaragara yambaye ingofero yigije mu maso ubona nawe rwose ko adashaka abantu bamubona ariko nyine byarangiye byamenyekanye nk'uko n'ibindi byamenyekanye. Ndavuga ubukwe bwa Miss Rwanda 2020 bamwita Ishimwe Naomi we n'umukunzi we ku mugoroba yagiye kuri Instagram yiwe yandika yuko Djihadi kugira ngo abantu babika amatariki. Ifoto nanjye nayishyize kuri Instagram yanjye Moses iradukunda mbona abantu bagiye bayitangaho ibitekerezo byinshi. Ni ifoto yambaye ikanzu y'umutuku hanyuma Michael umukunzi wa Ishimwe Naomi yambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'umukara bifotoje hanyuma bandikaho ngo save the date. Ni tariki 29 z'ukwezi kwa 12 muri uyu mwaka 2024 and hari igihe abantu babana cyangwa bafata umwanzuro ukabona birahura ukabona nyine birahura neza na za nyandiko zivuga ko Imana riba yayihurije abantu. Birahura pe birahura neza cyane hano birahura cyane kiri muto umushoramari wemeye se iriya couple imeze neza pe turarya mu bukwe se urusendo rarufite nicyo kintu buriya arya agasenda akabaga kuva nona unatangiye guhangayika urimo wibaza uziyarurira mu wa mbere se nyuma y'abageni ntabwo najya kuri famille y'umugabo hari rero ikibuga cyicuritse kuko ntabwo wasobanura umva yewe mu gusaba uruhande rw'umugabo nibo bari abashyitsi nibo baheraho. Ubwo rero ntabwo ngaho nabijya biragoye rego banza bumve n'abanya Ethiopia yego se nagenda mvuga ko ukuntu nsa ndume oya bro kuko njyewe ahandi namenyere ko mbigenza mvuga yuko ngende muri umuntu w'umugabo ubundi ahandi niko mbigenza ari kuri busy mu mirimo ntabwo njye nambaye neza yo gukabiriza nibwo ubundi burira neza ukibona mabatero amakaziye nawe utawirukanya ntangira ntunganya barimo kuyaterura ahubwo ko mutihuta ntitonganya umukuru wanjye aba yarashakishije mukajya kwicisha abantu inzara sana firiti ikintu cyitwa sote cyakora bro hari umushuti wanjye nzi ibyo bintu byo kuvumba ibyo wakigira byose bro uzi ko yagenda akajya no kwiga indimi kuri iyo gahunda kibabaza umuntu wo gutaha ubukwe ngo atahatariye pe ubukwe burimo ngo abagande ngo ngo byansobede ngo kati banange yarikoze wowe yajya yiga ikigano cyo kugira ngo abone ukuntu azajya arya mu bukwe ako bro uzi ko mani umunyiguri wa hari umutipe utuye hariya hafi hari umutipe utuye hariya hafi y'ihema riba hariya ku Gisozi ngo hari igihe yirira mu bukwe muri weekend kwa gatandatu akahita avuga ati ubu ngubu dote igezemo hagati akahita yambara vuba vuba. Umuntu uturanye na tenti beramo ubukwe ntabwo ashobora guteka akayagera abasekirite baramuzi
hakaza n'ikoti ukabona ari gusuza sekirite noneho haragiye kugura ikintu bita konaki urumva afite agakonaki k'imodoka nyine kontake nziza y'izi modoka zigezweho ubu ubona imibanire yabo yabigizemo uruhare agafite ukahita uvuga uti uyu mubosi protokole mwakira vuba vuba imwicaza imbere hafi y'abasaza ubundi akahita arya yamara akagira gahunda yihutira akahita yitaba fone asohoka ari kuri fone nziza yiguriye iPhone isa neza ubwo ipra na fanta renzaho umunsi yongera akitambikira akagera mu rugo akiryamira ubu rero umuntu urimo kutwumva urimo kuruhuka waba ari ejo uzarya ejo mu bukwe aya umunsi habaye ahubwo za sivile kwa kane sivile ko hashaka kuguma umusivile sivile abantu bari bake babaziranye utazajya kuvumba ibiryo muri sivile abakontribuwe babaziranye cyane umva rero nkubwire ndakumva neri ngabo uziko yari afite ibitaramo ahubwo byaratinye muri Amerika aratubwira ati mumbikira mu matariki ariko buriya ngo icyabyishe nuko neri yabanje kugira aka kazi bakamuhaye bamubwira ko agomba gutarama mu kwezi kwa karindwi mu kwezi kwa karindwi uzi ibirori byari biteganyijwe uzi amatora byari ubukwe hani wacu campaign ibyo byose aravuga ati ni mu reka twegeze inyuma akazi ntabwo narutisha akazi igihugu cyambyaye akazi bakegeza inyuma bagashyira muri Kanama niyo turimo akazi bakegeje inyuma urumva niyo wari uri gusaba umupromota neri niyo wasabaga umupromota mwegeze akazi inyuma nta kibazo nzaza tukakora uzi ko neri yagiye abona amadeni muri Canada n'ahandi kujya muri Amerika ni ibintu byoroshye bemeranya ko begera inyuma akazi ariko ntabwo ari ibintu byoroshye arategereza dokimase byose yarabyize ibindi byose byari byararangiye abona umuntu ugomba kumuha akazi aho kugira ngo arangize aferi akomeje kumuzirika ku ibaba hari ukuntu umuntu atagwa urimo uravuga bijyanye bya ntuza bijyanye n'ifungo n'iki n'amatariki nyine ngo bayemeze neza akabona umuntu aramuhamagara araca ku ruhande aragira ate arabona ko umuntu atari muri gahunda neza aho ngaho umuntu arakwambura aravuga ati rero uyu muntu reka mitemo kuvuga ko ibitaramo aho kugira ngo abakunzi banjye bakomeze bategereza bajye bambaza mvuge ko mbyimuye nshaka undi mupromota dukorana ko hari abarahari hanyuma mbone kujya kuhataramira kuko ntazi igihe neza kandi ntakomeza kubwira abantu ngo igihe ni iki nkagira andi makuru rero yuko wikuriye ahandi yuko neri ngabo yifuza gusoza umwaka yakoze cya gitaramo kimwe babonye mu gitabo cyo muri Kigali cyari kuba ryari nawe uramanuye pe cyari kuba ryari tubwire tumuzika ikiganiro ringe nawe turikirimo igitaramo cyari ryari igitaramo cya neri ngabo cyagombaga kuba mu kwezi kwa 10 2023 icyo rero nicyo ashaka niyo mpamvu yavuze ati ndabyimuye kugira ngo mbe nitegurire iki igitaramo cyanjye akaba ataratangaza se tugiye kwinjira mu kwa 9 ni uvuga ngo gahunda arashaka kuyitangaza habura amezi 2 ikaba mu kwa 12 ni ahantu wayaguruka vuga ko ari impamvu ikomeye ubwo ibyo reka tunabijyanishe na nande gira nyabona reka tubijyanishe na risike muri Uganda yitwa Fikivameka afite ibitaramo 4 muri Uganda kandi afite na tuwa mu Budage ajya guhera mu Uganda kuri ibitaramo 4 azenguruka ubwo ariko uwitwa Chanel uramwemera n'umwemera Miss bikomeye ese ubona ko mino minsi akantu ka Miss atakigashyiraho sinzi ukuntu byagenze yitwa yakoresha nirere no n'amazina yayo Miss hari ubundi mu Kinyarwanda ni iki biterwa n'impamvu hari umudamu cyangwa umukobwa akayijya ari nyampinga bitewe n'impamvu ubwo rero nari ndi kwibaza igitondo hano urabona erega hari uburyo n'umuntu yita igitondo hano ikibazo cyavutse reka numva bire gusa nibyo ugiye kuvuga hari igihe umuntu yita izina bavuga bati ni gute kwizigira hano gati ntabwo umuntu w'umudamu ushaka kwitwa Miss
nyine urumva njyewe si icyo nashaka kuvuga ahubwo nashaka kuvuga riba abantu bitwa bari wine bari jise bari G ugasanga noneho umuntu yarakuze kudashyizemo na liripaka ugasanga nk'uyu mutipe tugiye kwakira mu myaka 10 iri imbere yitwa Riel ntabwo byawe rero iyo ari agatazirano ko mu buhanzi njyewe uko mbizi azirangaza umuntu agikomeje gukoresha iryo zina riguma bakagumana kuko aba ari brand yubatse yiwe ndetse no kuri bari abandi babikura kuba ari ba nyampinga nyine nabo akenshi biguma ahubwo bakajya bamuhe mwaka ubu mu Rwanda harimo n'akantu ko kuba ari ibintu bikomeye cyane ko kuba warageze muri bootcamp birahagije biriya bintu nako njye simbyemera n'isi baritahana reba riratashe ku izina ryawe simbyemera biriya bintu ni ukwiba izina ry'abandi ibi byo urabyemera kubera yuko ni ibintu byizewe kandi byiza ubuyobozi bw'ikigo cyigisha imyuga n'ubumenyingiro cyitwa Bethlehem TSS and VTC cy'ababikira b'umwana Yezu giherereye mu karere ka Rwamagana umurenge wa Musha ubuyobozi rero bwacyo buramenyesha urubyiruko rurangije kwiga icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye cyangwa se troncome ko batangiye kwandika mu mashami akurikira batangiye kwakira abanyeshuri ari fashion design level 3 kugeza level 5 tailoring level 1 ubwo ni ukwigisha kudoda imyenda itandukanye hakabamo kandi hair dressing level 1 ni ukwiga gukora iby'ubwiza gutunganya imisatsi ndetse n'inzara ku barangije kwiga ndetse n'abandi bose bifuza kwiga umwuga mu gihe gito icyitonderwa ishuri rifite amacumbi ku bifuza kwiga baba mu kigo cyangwa se boarding school bakagira matera n'ibikoresho byo ku meza babisanga ku kigo undinde kwikorera igodora ngiye kwiga bikomeye cyane nawe shahoze kugenda abantu bakajya barikoresha batokesha ukagarukana igice sate no bro akoze barakoreye iki kwishura abantu badakoresha badashaka icyango matera kuyitaha umwana yikoza kandi ukuntu agenda akegura akavanamo uruntu agiye guhanaguza rungana kandi ukanacaze matera ihura nacyo ukabona rwose iracyari hejuru bikagucanga rero ahangaha nta matera barazifitiye n'ibikoresho byo ku meza za stress ngo isahane ikiyiko igikombe barabyifitiye wandinze igodora ibindi nta ewana rero icyo bamenya nuko nabifuza kwiga bataha cyangwa se bacumbikira baba batabacumbikiye ku kigo nabo nta kibazo ubwo ni day school nabo barabakira nta kibazo kundi bisobanuro bahamagare kuri 07 ariko bikaba ari bo n'ababikira b'umwana Yezu Bethlehem bahamagara kuri 07 89 97 ndayisubiramo 07 89 97 rubyiruko muze dutegure ejo hacu heza dukora umurimo unoze ubwo umaze kuturangira ikigo abanyeshuri bashobora kujya kwigaho reka nakire bano bajene bari mu kiruhuko mushiki wacu hariya hepfo ladies first nibyo byiza kugira ngo twihute cyane tuze kwakira n'umuvandimwe hariya uratubwira witwa nde nitwa Keza Belize yego ikigo niga Musanze Rwaza ndangije muri MPG wakoze ikizamini cya leta yego utegereje results cyane ugiye kujya muri kaminuza yitwa Belize birakomeye cyane wigaga MPG ubwo ni mate physique na geo nabonye imana igufasha nabonye physique abantu ngira ngo arabakomereye cyangwa nabo muri wore vuguze birashoboka ibyanyu bizamini byari bimeze bite wegere ku kamikro neza ibizamini muri rusange ntabwo byari bikomeye nkuko wari uvuze physique siwumva yari danje yitwa Belize ikaze mu kiganiro cyacu ubwo turaganira byinshi uratubwira ku ishuri imyidagaduro ibyo ukunda n'ibindi bitandukanye reka nakire n'uyu muvandimwe umeze neza yego umeze neza cyane witwa nde wowe njye nitwa Dukunda Louis Maxime yes nkaba niga muri LDK muri Seda Kigali nkaba ngiye mu mwaka wa 6 ishami rya PCB agiye mu 6 Maxime mfite amajwi meza ariko aba bantu ko ari babiri wanyumvise amajwi yabo noneho urumva ngiye harimo no kubikomerekeramo deka ntabwo makunda cyane kubera iki twajyaga twakoraga debates cyane niga kuri bakabashinda uretse nyine zose
noneho hari ukuntu nyine ugera ahantu ugasanga environment ubwayo iragukanze cyane kwicara mu ishuri ukabona abana nkabona wagira ngo ntabwo twagiye kumva kuko twari turi kwa padiri twageragaho nkabona ndimo ndababa mental health nkumva ubuzima bwanjye bwo mu mutwe burangirika ariko ni ikigo cyiza cyane. PCB wowe uri mu wa gatandatu ugiye mu wa gatandatu yego. Okay, hanyuma rero reka turebe noneho ku ishuri, ubuzima bwo ku ishuri reka duhere reka dusubire Musanze gato. Belize ku ishuri ubwo wenda usibye kuba unasoje ubwo uri no mu bafite amakuru meza yizewe y'ukuntu ubuzima bw'ishuri buba bumeze. I Musanze ibijyanye wenda n'imyidagaduro koze nubwo yakwiga MPG n'andi masomo hakenerwa n'imyidagaduro kugira ngo n'ubuzima buri sosiyale bwo hanze bugende neza. Ikorwa gute imyidagaduro mute ku ishuri wanyu? Murakoze cyane ku ishuri. Okay, twe tugira talent show. Talent show nyine abantu bose bafite impano nyine barazigaragaza muri talent show. Tukagira n'igihe nyine twifaza nyine ni indirimbo to nka boom so kanka entertainment ka show gatoya kuwa kangahe? Kuwa gatandatu. Noneho tukagira na movie kuwa gatandatu nyine tukareba filme. Nuko nguko nyine entertainment ibimeze ku ishuri. Okay, byinshi bibera muri talent show, kuba umwanya w'amakuru byaranze ku ishuri, ibintu byose byabaye ku ishuri nye. Talent show nayo iba muri weekend gusa cyangwa? Okay, talent show ifatirwa umwanya yakiba igihembwe kirangiye noneho bakavuga muri rusange ku igihembwe cyagenze. Ubwo abantu bari muri department zo kubabwira amakuru bakora ari uko igihembwe kirimo kurangira cyangwa wenda no mu minsi isanzwe? Okay, ubundi mu minsi isanzwe naho tugira amaswari. Amaswari noneho aba par level. Noneho ubwo buri level yaba yateguye amakuru yayo, ariko noneho talent show haza baba best performance noneho bakaza bakatugezaho ibyaranze nyine igihembwe cyose. Igihembwe cyose muri LDK bishingiye ku bamwe mu bahanzi bazwi bamwe bizeyo. Uyu munsi wa none hashize imyaka wenda myinshi, mwebwe mwidagadura gute uyu munsi muri LDK bigeze he? Urakoze cyane. Muri LDK ubundi imyidagaduro se navuga ko ari hub y'imyidagaduro, niko nabyita koze. Dufite ubuyobozi budushyigikira cyane cyane mu myidagaduro koze. Usanga ko most of the times iyo dukeneye ikintu mu myidagaduro, maybe turashaka ko wenda haba talent show, turashaka ko haba maybe turashaka ko haba movies baradufasha cyane cyane ku bufatanye na Media Club cause ndi president wa Media Club uyu mwaka nyine ubwo tugiyemo 2024-2025. Baradufasha cyane n'abantu batuba hafi cause nk'ubu kwa buri wa gatatu habaho like a mini talent show. A mini talent show ni talent show itegurwa na Media Club, iba buri wa gatatu après midi. Aho abana nyine ubamwana ushaka ku expressing impano ze aza tukamuha platform akagira ibyo batwereka, bakagira nyine byinshi be-expressingamo. Haba ari umwana uzi gukina film n'amateatre, umwana uzi kuririmba, uzi kubyina, uzi gusetsa abantu, ibintu nk'ibyo. Kwa gatanu aba ari umunsi wa filime, ariko uwo munsi wa filime utangirwa ubundi kwa gatanu après midi guhera ubwo tuvuye mu mashuri ntabwo tujya gusubira mu ishuri. Kwa gatanu habaho icyo bita singing practice. Singing practice iki ni igihe noneho twebwe mu makorari atandukanye n'amadini idini ryaje ryose ubamo uza noneho ukaza muri singing practice. Ubwo nyine ni itegeko, ntabyo kuvuga ngo nta muntu ugomba kujya andehori ya singing practice. Buri wese ajya muri singing practice. Noneho mukorera buri dini rifite ahantu rikorera. Abakatolike bakorera muri chapelle, Protestant bafite classe bakoreramo, hari n'irindi dini bita Scripture Union ni naryo rikorera muri refectoire. Abayisilamu nabo bajya muri mosque kuko barayifite mosque mu kigo. Buri wese nyine n'abadive bafite n'amasengesho bajyamo. Noneho nyuma y'icyo gihe rero bajya kurya nyine byo kurya, ariko muri uko kurya haba harimo indirimbo. Itegeko
ubundi ni ikintu kitabura kabisa umwana wo muri FDK n'indirimbo ni ibintu biba bigomba kujyana cyane kabisa rero nyuma y'icyo gihe tukajya muri filime ubona ko gatandatu akaza akantu k'agafilime nyuma ya saa sita. Amakuru nkawe nka perezida wa media club amakuru muyakura he iyo hajeho kuvuga ngo mugiye ku updating abantu amakuru muyakura hehe second mu updating abantu ryari mu bikorwa bite ni kuri assemblement ni muri efe ni izo slots zizamo mu bihe bihe. Okay, murakoze. Amakuru yo tuyatangaza kwa mbere no kwa gatanu no kwa gatatu muri ya talent show ntoya. Okay. Noneho amakuru rero tuyakura he? Amakuru icya mbere na mbere tunagishimira ubuyobozi bw'ikigo bwatwemereye kuzana imashini ku ishuri ndetse nabo ubwabo baduha imashini yabo yindi y'ikigo ubwo ni imashini ebyiri baratwemera kujyana telefone ku ishuri. Bavuga ati abantu ubwo ni ubyo n'umwihariko kuba ari muri media club cyangwa ku oya hari like ibyo nibyo media club yemerewe ifite imashini ebyiri na telefone ni njyewe ujyana telefone ku ishuri cyangwa se perezida uriho ajyana telefone ku ishuri kwako uri perezida cy'igi urimo mwatoye undi niwe batoye uje mu wa gatandatu njye nari vice president ubu yabaye perezida wabaye perezida ubu nabaye perezida. Noneho ku cyumweru kuwa kane nimugoroba guhera saa moya tuba tugomba kuba dufite room twicaramo tukagenda tugashaka nyine ku mbuga nkoranyambaga ya makuru umunyeshuri akeneye kumva nyine twatundu trendinze urayikoresha ukaza kuyisubiza se bana materi bakayibika. Yego. Okay. Bakugenera amasaha. Bakugenera amasaha nkuko mbikubwiye ku cyumweru no kuwa kane nyine barayido bakavuga ati okay noneho muragenda ahantu tuzi koze n'ubu ntari abandi bantu babemerewe gutunga imashini nk'abantu biga computers ariko bo bafite nyine ishuri bakoreramo. Noneho natwe media tuba dufite room yacu tuyita media room. Noneho twebwe aho ngaho sasa niho tugera tukicara twese tukavuga tuti noneho turi ibintu y'amakuru abana bakeneye. Okay. Ubwo ni amakuru yo hanze y'ikigo. None ubu makuru y'ikigo tugiye dufitemo aba Alice nyine abantu badushakira amakuru muri doro byagenze gutya hariya muri classe byagenze gutya hari umuntu wakotoye muri buno buryo ibintu nk'ibyo nyine tu mu kigo harimo abandi bantu benshi. Okay, nice. Beri ukunda si cyo ufitiye impano cyangwa uba muzihe club twamaze kumenya kuri ari president wa media club wowe bimeze gute ku ishuri aho wigaga? Ku ishuri tujya club zitandukanye na media tuyagira ariko ubundi njye nabaga muri debating club. Noneho impano njyewe nkunda ndaririmba ariko ibintu byo kurapa agiye kudutamuwe adutayemo berize ariko se moze aya nadutemo rwose pe dutemo akantu gake niyo kaba gatoya naribi hanyuma muraba tureta tunitse nyuma ko dutamo twitsa gato turagaruka na mwarimu kugira ngo anatubarize ibibazo abanyeshuri batsindire telefone muziko ku munsi w'ejo niwo munsi tuzayitangiraho beri dutemo hanyuma dute twitsa gato nta kibazo kandirimbe bwebwebwe icyo cya Kevin ibonye imbuto z'amaganja ziraturagurika twe ntitujya turyama turacuragura famu izanyeho ubutani ngenda kubaho ukasanga ndiyumva ndi up kasi napfa kugaruka down.